umuntu uzambonera uyu mugabo azambwira ati Pastor Mutesi ari kukurangisha aragushaka n'uyu mukozi twa abantu babire aya ni amarangamutima Joe Aline Gahongayire Aline Gahongayire abantu bamubona aririmba ndagira ngo maze cibire kamana cyane w'Urugendo TV kubw'iki gikorwa yakoze cyo guhereza uno mu mama ubuhamya maze uriya mu mama yatanga ubuhamya Pastor Mutesi akamubona muri yagira neza ye tukaba twahageze mu byukuri ni igikorwa cyiza nkuko abantu barimo bagenda babireba kama warakoze nawe cyane kuri Imana baho umugisha namwe kuba cyane Pastor Mutesi buryo yatwakiriye byadushimishije cyane yego muri yagira neza yawe nubundi nyine tukuzaniye abantu ugomba kugirira neza dore ko ari cyo Imana yaguhamagariye. Imana iguhamagara yaguhaye imihamagaro mu buryo bubiri, hari kugira neza ufata ibintu bifatika cyangwa ubutunzi ukabutanga, hari no kugira neza mu magambo uvuga. Amagambo uvuga yo muri bikomere cyane. Uyu mumama atanga ubuhamya ku Rugendo TV yavuze yuko yaragiye kwiyahura neza, agiye guta abana bitewe nuko ngo yari amaze kumenya yuko yandujwe sida. Umuntu wamushingiye umugabo yarazi ko umugabo yanduye ariko arabimuhisha, marene wiwe bituma ashaka kwiyahura. Ariko ngo agira Imana, hagira umuntu umwumvisha ubuhamya bwa Pastor Mutesi cyangwa zimwe mu nyigisho zawe ziba zirimo amagambo y'ibihumuriza bituma atiyahura. Nukuri Imana ibanze habwa icyubahiro. Ubwo nabwo iyo neza yawe Imana nutagwisari uzabona umusaruro. Pastor murakomeye rero cyane akomeye. Uyu mumama wenda reka mbanze nkubaze, turamuzanye hano iwawe, mwavuganye gatoya, wamubonye gute? Ubona ikiganiro cye wabyakiriye gute kumva ko amagambo ubwiriza burya hari abantu yagiye abuza kwiyahura? Joe urakoze cyane. Naje kuzibaza impamvu y'iki kintu. Ndabyibuka mu bihe byashize kuri Eglise Maranatha Gipondo haje umudamu uvuye Gisenyi, nawe avuga ko yaragiye kwiyahura. Yego, avuga ko yaragiye kwiyahura, hanyuma nawe kandi yarataye umwana nk'uko arangije ngo yumva yafashe gahunda yo kujya kwiyahura, ngo yabanje kujya no gusura ahantu aziyahurira, aragaruka noneho ngo yumva ijambo ry'Imana. Amaze kuryumva niko kumpika, arabireka arampiga mu buhamya. Ikindi ndabyibuka ko twigeze gukora ikiganiro jye nawe nambaye umwenda w'icyatsi. Icyo gihe byari kera tugitangira tugikoresha amaudio. Noneho umuntu wa mbere wumvise icyo kiganiro nawe yaje kunshaka, nawe yaragiye kwiyahura. Noneho ngo yandika ko hari handitse ngo buri muntu ku isi afite amateka ye, ngo yandika ashaka gukora research ku bantu biyahuye. Yandika researching avuga ati, yandika ngo amateka ashaka kureba. Yanditse ngo amateka, ngabona haje umugore wambaye imyenda y'icyatsi. Abona nanditse ngo buri muntu ku isi afite amateka ye. Arangije ngo yumva izo nkuru, we yamaye bamye ko yaragiye kwiyahura kubera umugore we. None kuko navuze ngo buri muntu ku isi afite amateka ye, igihe utamufite amakuru ahagije ntugapfe kumucira urubanza, kuko wasanga ari ugomba kumufasha aho kumuseka no kumusebya n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho ngo mwanya wo kwiyahura ahubwo arigaye, asanga amateka y'umugore we niwe wagombaga kumufasha kugira ngo umugore atamugeza ku rwego rwo kwiyahura. Urumva rero nibaza impamvu abantu nari ngiye kwiyahura, nari ncitse intege, ndabikurikirana neza. Rimwe Imana intumaho irambwira ngo nkeneye ibintu bibiri gusa muri ubu buzima bw'ivugabutumwa. Irambwira ngo ukeneye ko mbwira abantu ineza yayo yangiriye. Icya kabiri cy'ubwo n'ibanga ryanjye. Noneho ugiyewe mu kuvuga urumva wimena inda, kukivuga ko wabwiriwe, kukivuga ko waburaye, kukivuga ko watsinzwe, kukivuga yuko ibi nibi byakunaniye, wagiye uceceka ukareka kwivuga. Pastor Deborah niyo twize kuganira namwe ati, Pastor nanjye ubwanjye sinagatanze burabuhamya, ariko Imana yantumye kubuvuga. Kandi ubona ko bukura abantu benshi
muri buriya buzima. None rero uko nkomeza kuvuga kumbi Imana yemeye ko nyura hariya kugira ngo izahakurishe abandi bantu benshi bemere kugira neza. Ubwo rero jewe ukuntu mbona ibi bintu, mbona aba bantu si uyu gusa ni benshi, ngeze ku rwego noneho navuga ryayibukiro abanyagatolika bajya bavuga ngo dusabe inama yo kutinubira ibyago. Yego. Nsigaye nicara nkicuza, hari amagambo nagiye mvuga mu gihe cy'agahinda kanjye, mu gihe cy'umubabaro wanjye, hari amagambo mabi nagiye mvuga, sigaye nyicuza nkumva nayagarura, nkumva ntibikunda, ariko kuko Imana ari umubyeyi nkayibwira nti imbabazi zawe ziyasibe wowe gahekawe. Ntabwo nari nzi ko igihe kizagera ukamaza amarira, hari igihe numvaga bitazarangira. Ubwo rero ndi umugabo wo kubihamya, kubwira abantu ngo humura. Hanyuma wenda reka nkureke mbaze n'ibindi, ariko numvishamo akantu gakomeye. Nta nubwo ikiganiro cyose nagikurikiranye, nabonye umuntu mpita mvuga nti rero uyu muntu niba wenda yarumvisha ubutumwa bwiza basi bambabarire mugaburire, ni icyo gusa. Reka duciremo mu ncamake ho gato wenda kugira ngo abantu batakurikiye n'ikiganiro cya mbere atangira twibwira, anatubwire incamake gato y'ubuhamya bwiwe kugira ngo abe ari bwo duhuza noneho n'impamvu yatuzanye aha ngaha. Mama, ni ikaze cyane, muratangira mutwibwira gatoya. Murakoze ni Production Angelique. Ubuhamya bwanjye mu biremereye mfite. Ndumva nabaye imfubyi, maze kuri imfubyi hari mu myaka 13. Fata urugendo rwo kujya gushaka akazi ko mu rugo, ko twara abana 7, ariko muri 7 nkaba nari wa 3 mu bakuru. Umwe yagiye imbere yanjye, undi aza gushaka, ashatse nsigara muri babandi bankurikira, ba papa mba mama. Ndumva twajyaga tujya gukora akazi muri Arizari, ni amatasha batanga yo guhinga, tugahinga, ariko twageramo hagati nkagerageza gukora tashe 2 kugira ngo nzabone, bakuraga imyumbati bakagurisha, nzabone imyumbati yo nzinikayo nyikorere, ariko nzasagura n'amafaranga yo kurya imboga. Ibyo nabibayemo igihe kinini, nza kugezaho ibintu binyobera, ndavuga nto yanjye gushaka akazi ko mu rugo, nanjye njye mbona tufitanye isige nk'abandi. Ndaza nzi Kigali, nzanywa n'umuntu turakorana, akazi biza kwanga, njya ahandi, ariko kujya ahandi nza gusanga aho Marene yari atuye, numvaga ngo mu Kigali ntabwo nari nzi ahari. Nyuma ubwo narakoze, nyuma akazi kaza kurangira nako arangije ati aho kugira ngo utahe nyuma n'ubundi boherereza amafaranga b'abana, ugaruka nkoreka icyo uzajya ukora, uko tuzajya twunguka, nzajya ngerageza ducemo 2 ohereza abana. Narahabaye turabana igihe kinini pe, nkajya mucuriza akabari, gusa nari mfite amahirwe kutanywa inzoga. Ubuzima narayipimaga, ariko kuyinywa ari ibintu byananiye, kuko ubwanjye numvaga inukira, ariko kubw'ubuzima nkavuga ngo ndabikorera icyo. Ubwo inzoga narayipimye, tubaho igihe kiragera, maze kuba umukobwa mukuru, nagaragaraga nka mukuru kuko ubwanjye nari munini. Ubwo igihe kiragera, we sinavuga ngo byagenze bite, inzoga nza kuyireka, ndongera nsubira gushaka akazi ko mu rugo, ndumva hari ruguru hafi ye, muri ka kazi ko mu rugo rero yanshakiye umugabo. Noneho mama, hari icyo wenda nasaba, kubera yuko ibyo uri kuvuga wabivuze mu gice cya mbere kiri ku Rugendo TV, abantu bakurikiye turi buze gushyira ubwo buhamya bw'igice cya mbere munsi y'iyi video, ku buryo bashobora kubureba. Noneho hitugwa kwa Marene rero no kugushyira. Ubwo rero nagezeho anshakira umugabo, ariko anshakira umugabo je ntabizi, kuko umugabo sinari muzi isura, ntitwahuraga. Nabaga mu gipangu gikinze, nazanirwaga buri kimwe, ariko najya ko nkabona bazanye urupapuro, sinize, ariko nagize amahirwe kumenya gusoma. Ijambo nabashije kumva nuko yambwiye ngo ngiye kwimuka, ngiye kujya Kayonza, reka nsige ngushingiye, n'ubundi ubupfubyi bwawe nta rindi herezo ryabwo, ubundi suzaguma uruhire bene nyoko. Nanjye numvise ko gushaka ari ugushaka, naragiye ubwo akazi nkavaho ngo tubiganireho, kumbe bamaze kuzuza umupango wo gutabakingira. Numva naramaze iminsi 2 nitebwe ngo turi kubiganira, mbwira ibyo ari byo ko nambona umugabo waraje, haza abandi bantu nka 3 bati ngwino tukujyane, ngenda gutyo ngiye gushaka. Numvaga ko ngiye gushaka, ariko ibyo nashakaga nanjye sinari nzi ngo ndashaka gushaka nibiki. Numvaga ko ari kuba umudamu nyine, ariko sinsobanukirwa ubuzima bwe aribwo bwose. Ubwo twaragiye barankingira, koko wa mugabo ndagiye tumaze, ndumva naramaze icyumweru ngihanganye n'ubuzima bwo kwitwa umugore, numva ntabishoboye. Igihe cyarageze rero ndatwita, nkwisinda ya mbere, umugabo tujya kwipimisha arabyanga. Genda ujya kwipimisha, nusanga uri muzima nanjye nzaba ndi muzima.
naripimishije koko igipimo cya mbere nsanga ni muzima, igihe kiragera umwana ndamubyara, maze kumubyara ndamubwira nti se ubundi ko numva ngo abandi bajya muri Onapo, waje byibura tukajyana nkajya muri Onapo. Mwumva ngo nujya muri Onapo ubyaye rimwe ngo uzahita uyijyane iwanyu. Muri icyo gihe nabitekerezagaho byabaye nko guhumbya nisanga n'ubundi mfite inda. Yandagiye kiragera none cyo kujya kwipimisha, ngeze kujya kwipimisha, mubwiye kujya kwipimisha none ndasubiza kwa kundi. Anshubije kwa kundi abantu nibo bangira inama, hano hari isoko rya Kimironko hakiri centre de santé. Bamwe bati ibyo ntago ari ubuzima, umugabo afite ikintu aguhisha. Nubwo atagira ikintu aguhisha ntago tuzongera kukubyaza utaripimishije n'umugabo. Naragenda mufata, nafashe mu mukandara yakoraga hano la blogue. Mufata mu mukandara n'umugabo ntitutajya kwipimisha nanjye sinkurekura. Nimba ari ugutinya amaso ya polisi, nimba ari ugutinya abantu, yarankundiye tugenda gutyo dutonganira mu muhanda mugeza centre de santé, baradupima. Ko kanya bakidupima bagiye kuduha ibisubizo numva ngo ni positif ugende determine. Kuba determina byabaye urugamba. Ntabwo ibyuma byanyu bikora ndi muzima. Ni mu mereze transfer njye ku bitaro bifite ibyuma bikomeye mu byanyu birambeshye. Barayimpaye ngeze ku Muhima, barampima nsanga ndwaye virusi itera sida. Kwiyakira byambereye ikintu gikomeye, mpita mpindukira inyuma mpindukira na Marene ati ibyo ntabyo nzi. Hari umusaza umwe babanaga muri societe niwe wambwiye ati Jean Marie bajya kugushyingira Jean Marie bari bazi neza ko arwaye sida kuko babanye imyaka irenga 10 babana muri societe. Bajyanaga gufata imiti n'ibintu baziranyeho. Wowe kuki batabikubwiye mbere? Ntabwo mbizi ubwo mu kumuhindukirana icyamuzaga nawe byaramatike ubukene bwaramfashe nendwa guhura nawe. Gusa umugabo nyuma akajya ambwira namugase kuki ibi bintu wari ubizi? Mwumva ngo uzajya ndibaza nyoko yakunshingiye abizi. Mpera muri iryo shurashura ndazenguruka ubuzima burandenga n'amaginga yanga abana yansigiye barakuze. Umwe ari muri 16 undi ari muri 15. Uwa 16 ari kwiga ndarwana ngo yige. Uwa 16 se ntabwo byashoboka twese. Ubwo muto yahisemo kwicara umukuru ngagende. Nubwo buzima ariko nawe umugabo ntabwo twatandukanye ubwo kuva 2009 twese dutandukana amahanera kwirerera abana. Kuko jye ubwanjye n'ubundi narinjiraga natinjira ngasanga cyamene ndaburira. Waje rero kupanga kukibimenya niho wapanze kujya kwiyahura, byagenze gute? Pastor Mutesi wamumenye gute aho gato? Yego nkimara kumenya ko nambaye virusi itera sida mu cyo gihe turaho Kimironko, twaramanutse biba urugamba rukomeye, hari mu minsi yo kubyara umwana mba ndabyaye. Maze kubyara ariko mpera mu bwigunge natekereza virusi itera sida nkumva ko ari indwara idakira. Jye ubwanjye nakurura ubuzima ndimo ubunyobwa n'ubugari bitari bumfasha kuzongera ya maraso nkavuga nti ndapfuye birarangiye. Ese bundi nimfa ngapfana n'umwana mu mugongo sinumva ko arabagira neza. Reka nzagende mushyire mu rubingo wenda ntazabura umugira neza uzamutora. Nukuri koko naragiye ndamanuka ngeze muri kira kibaya cya Nyabisindu. Ndicara hari mu rubingo hagati hakundaga kubamo abana bita ngo ni za Marine. Ndicaramo hagati nta muntu wandebaga. Ndatekereza ndavuga ntari kubundi reka mbanze njye kurama Manase. Hano umudamu bitaga Manase inshuti yanjye yarankundaga ndamushimiye hari hose abyumve. Nibwo yahise afungura telefone gutya aranyereka atari kubundi Angeline uvuye yewe naho naringiye ntidaharetse ariko nejo nzasubirayo muhisha ikintu cyari kinjyanye. Ariko kuko yaramaze kumenya ibyanjye arambwira ati Angeline ntabwo uko ndimo ndakureba bisobanutse ati ngo nkwereke ubuhamya tureba. Nibwo nabonaga Pastor Mutesi ubwiwe ndibuka yamvuga ngo imbaraga za Yesu zirakiza ngo ntabwo kugera kure ariko gupfa Imana nifite ijambo rya nyuma kuri twebwe. Arasenga mu gusenga kwe njye mvuga nariko subonange ibintu byagera Pastor Mutesi nzamubona gute. Mu byukuri wa musoko napanze ko kwa gatatu nzasubira kujya kwiyahura nagezeho n'ubundi ndicara ndavuga nti oya nanjye nzashakisha Pastor Mutesi ansengere ntabwo kugira ngo niyahure nsiga umwana wanjye mbona hari abandi bari gukira wenda nanjye Imana izankiza. Ndibuka araho yavuze ngo Imana ngo yomora ibikomere ngo itera sida ngo n'indwara zidakira ngo zikurindiramo ngo kandi ukabaho karama. Nanjye ibyo bintu byatumye ntekereza nti ntago nshaka kujya gufata umwana wanjye ngo mushyire mu rubingo mbona hari abandi bari gusengera bagakira nti nanjye izantabara nirerera abana. Mperaho nkomeza urugendo rwo kwikomeza gutya ariko mu buzima k'abana baburaye nkakomereka uko mbuze kwishyura ubukode nkumva n'ikindi gikomeye nkagenda ariko nkagarurwa n'ijambo Pastor Mutesi yavuze. Icyo nicyo mbaye ngihagazeho no kuri uyu munsi ubutumwa yatanze buhanuzi yatanze hanura
bwarandengeye mu minsi yanjye kugeza uyu munsi Amen. akomeze yigishe n'abandi arakoze. Okay. Ngira ngo mwabyumvishe rero nuko byagenze. Reka ngaruke kuri Pastor Mutesi, ngira ngo nta nubwo turi buze kuganira ibintu byinshi cyane, ahubwo icyo mbaza Pastor, hari igihe wari ubaza Imana ukavuga atari ku Mana, kuki ibitugu byanjye wabigizeho ibyo kuririrwaho n'abantu barushye, abatishoboye, abari bagiye kwiyahura. Hari igihe wenda ujye ukorana ikiganiro nk'icyo n'Imana ukayibaza impamvu yaguhaye umuhamagaro umeze gutya, ntabwo kugora, ntabwo kuvuna. urakoze cyane Joe, ntabwo ngora nta nubwo mvuna. iyo umuntu afite urukundo ntabwo avunika. gusa nta hantu umuntu adahurira n'ibikomere. hari umuntu umwe w'umukozi w'Imana wanyuriye arambwira ngo impano mfite ntabwo izankiza, kuko ngo ntunze abakristo b'indushyi gusa ngo baza kurira. Imana imubabarire. ambwira ati bara ntacyo bakumarira, nta mishinga baba bafite, ni indushyi, ni ab'abagore bataye, ab'abagabo bataye, ni abahombye, ni ababwirirwa, ni ababurara, kuko ubuhamya bwawe nyine ni ubuhamya bugaragaza ko wari umutindi, wari umuki, wari warakennye, wari warabize gute, ko wigeze gukira ukongera ugakena. Ati rero buriya abantu bazakugana ni abantu nyine babatindi, bazajya bagerekaho no kukwaka n'ibyo ufite. rero hindura ivugabutumwa, ugerageze no kuvuga. ndavuga no, ntabwo ndi wowe, ni wowe Imana yabitumye ibyo uri kumbwira kuvuga, nanjye yantumye kuvuga ibi. Ibitugu byanjye rero Joel, mu buhamya nkunda gutanga, hari igihe nigeze kwicara, iryo jambo naribwiye Imana rimwe, ntabwo nongeye, ndarira. ndeba imyaka mfite yari nka 28, yari nka 28, kandi mu myaka 28 nari mfite abana 2 kandi nibana. ndeba ukuntu nagiye mu bintu byo gusenga ndi umwana muto utaramera n'amabere, ndeba ukuntu navuze ubutumwa, ndareba ndicara ndavuga ibi bintu Imana ibifitemo uruhare, ndayikondana. ndavuga nti Imana, kubera iki wemeye ko mbabara, ukemera ko mpura n'ibi byago n'amakuba ndi umwana nkiri mutoya? ubwo gihe nari ngiye kwicuza wenda icyaha papa yakoze, cyangwa mama, cyangwa nanjye ntazi. mbwira Imana ngo niba hari icyaha papa yakoze yewe ntazi, mbabarira, ukimbabarire, ariko nkureho ibi byago n'amakuba. ndayibwira ngo niba hari icyo mama yakoze ntazi, kimbabarire, ariko nkure mu byago n'amakuba. ubuzima bwo gutsindwa, kuzamuka ukamanuka ukikubita hasi, gushaka ukaburirwa, kuburiraho abandi baboneye, kuriraho abandi basekera, gukora nk'abandi wowe bikanga. mbese nubwo ubuzima nari ndimo, nkibaza icyo mfite, nkibaza icyo data afite, nkibaza icyo mama afite, nkibaza papa sinamubonye ngo tuganire byibuze menye n'amateka ye, nta nayo nzi. ndasenga ndarira, Joe, Imana iransubiza. Imana irambwira ngo mwana wanjye, nta cyaha so yankoreye, nta n'icyo nyoko yankoreye. ibintu biri kukubaho, ibintu uri kunyuramo, nawe nta cyaha wakoze. mbikoreye abantu bazakunyura imbere, uri umuntu w'abantu. Amen. ku myaka 28 Imana irambwira ngo uri umuntu w'abantu, abantu bazanyura imbere yawe kandi bazaba ari ingeri zose. ibi bintu reba nakunyujijemo no kugira ngo uzabone icyo ubaha n'icyo ubabwira. Imana irambwira ngo rero nakwemera gutanga umuntu umwe akarokora benshi, aho kugira ngo benshi bagwe mu byo barimo. Imana irambwira ngo ntabwo uzabisaziramo, ntabwo uzabihoramo. nta muntu uhora yiga, igihe kiragera umuntu akarangiza kwiga akajya kwigisha abandi. Imana imisezerano ry'uko ntazasaza mbabaye, ko hari imyaka izagera ngaseka nkishima, ndetse n'ibihe ndimo nkabyibagirwa nkabigenda hejuru. rero numvisha ari impamvu yo kuba ndi umuntu w'abantu, ndabyakira nkarira, ariko nkumva ko hari igihe nzaba narira ahubwo mpoza barira. Umuntu wenda ashobora kwibaza
Kafati Pastor Mutesi muri iri shuri ageze mu wakangahe ese cyagihe Imana yajyaga ikubwira ko hari igihe uzaseka ni icyo kiki cyangwa ntikirasohora? ntabwo ngewe mfite ubwoba nk'ubwo wa Munyamurenge yarutse kuvuga ngo abantu basigaye batinya gushima Imana ngo kubera abagome bakavuga ngo hari ikintu cyabaye ngo bigenda uko ngo Imana ikora uko ngo nimuyishimire. Oya, ntabwo mfite ubwoba bwo kuvuga iby'Imana imaze gukora. Jowe nubwo ntarabona nifuza kubaho ako sinkiri aho nahoze ndi w'icyo gihe, niko bimeze. nubwo ntaragera aho nifuza kugera ako sinkiri aho nahoze ndi icyo gihe. Ndahamya neza ko hari iby'Imana imaze gukora kandi ahigejeje ikora nayishimira. Byanga bikunda hari iby'Imana yakoze, hari iby'Imana yahinduye. Niba ngeze ku rwego nshobora kubwira umuntu ngo humura, icyo gihe nanjye nari nyikeneye. Niba ngeze ku rwego nshobora kuba Imana yashyira ikintu mu kiganza ikambwira ngo shyira runaka, ko nanjye hari igihe nari nteze ibiganza, n'ubu ndacyabiteze ariko si nka cyagihe. Niko bimeze. Ni ukuvuga ngo rero sinavuga ngo icyo gihe ni iki ngiki, ariko nanavuga ko muri iki gihe uko biri biraruta mbere. Biraruta uko byari bimeze. Yego. Hari ikibazo mugenzi wanjye yakubajijeho mu kanya avuga ngo buri muntu wese abakeneye ibitugu aririraho. Ugiye kumusubiza uwo mumama uramubwira ati ni ukuri Imana izakugirira neza. Ati hari n'abandi bagira neza batandukanye bazagenda bakubona, ati nabo bakakwakira, nabo mukaganira bakaguhumuriza. Ati muri abo uwo nizeye cyane ni Aline Gahongayire. Ati nanjye namuririyeho, ati namuririye ku bitugu byiwe ataramfasha ndaruhuka. Aline Gahongayire ni muntu ki kuri Pastor Mutesi kubera iki ari we ukujemo kumurekomanda uwo munyamubabaro? Abantu babire aya ni amarangamutima. Joe Aline Gahongayire abantu bamubona aririmba bashobora kuba batamuzi arira, ariko n'umwe mu bagore fatira w'icyitegererezo wahagaze hejuru y'ibitutsi n'amazina, arabihagarara hejuru akora umurimo w'Imana mu maso y'abamwemera n'abatamwemera, bamukunda n'abatamukunda, bamutuka n'abagira gute, arakora yima amatwi ibivugwa n'abavuga. Hago namusanze yaransanze. Yego. Kuko ntabwo numvaga ntari bunamubone. Nabonaga ari umustar undenzeho, uri umuntu uri hejuru cyane kure, ako nsanga ahubwo ari hasi cyane y'abantu benshi. Aransanga kandi naririye ku bitugu bye. Mufatiraho rero, mufatiraho icyitegererezo n'ukuri nubishobora batanu bazarire ku bitugu byawe. Kandi Joe ntabwo dutegereje ibya mirenge kugira ngo tubone kujya mu bantu. Ko byagenda kose ku isi hari abantu ndusha imibereho. Hari abantu benshi cyane banduta, ariko nanjye yarabondusha ubuzima. Ubuzima ndimo uyu munsi hari ubwifuza, niyo mpamvu ntagakwiriye no kubwijujutira. Abo rero bari munsi yanjye byibuze batanu baririye ku bitugu byanjye, nawe batanu bakakuri, n'abandi batanu. Isi ishobora kugira umunezero biturutse kuri jye nawe. Yego. Buri muntu ku isi rero aba yifuza kuba yagira ibitugu aririra. Yego. Wow. Jowe nta muntu nabivuze amagambo 15 navugiye ku isimba komeye. Nta muntu ukomeye ku isi nk'umuntu kumva. Yego nibyo. Nta muntu ku isi ukomeye imbere yawe waruta umuntu kumva. Umuntu ushobora kubwira ngo ndababaye akabyumva, ndatsinzwe akabyumva. Umuntu ushobora kubwira ngo ndacumuye nguye mu makosa nkoza amafuti akabyumva. Nta muntu ku isi ukomeye kuruta umuntu kumva. Pastor kiraho reka mbaze uyu mama, mama iyo ubabaye ufite umuntu uganiriza? Mu by'ukuri ubona yagiye ni ukuvuga Imana ukanjya mu cyaro ibyo byose navuze ntereka ngende wenda nasangayo. Hari uwo mukuru wanjye mukuru ntiyari yasigaye, ahari wenda nzajya ngira agahinda mu mutima mwegere mubwire. Ariko muri twa duke
njya nibuka ibintu bimwe bikambabaza nkumva bindenzeho yageze igihe arambwira we si no kumbwira yakoreye inteko ahari twari mu nteko icyo gihe sinzi ikibazo bavuzemo nabwo barimo baganira ariko bagira ngo bankurure nze mu bandi muri make sinzi ibyo bashaka kuntoramo arangije yarahagurutse we wenyine yaravuze baramuvuze ngo urasi umuvandimwe wese ngo nimutore uriya muvandimwe wiwe najyaga numva rero bavuga ngo ikigeragezo gisunitswe na mwene so kirushaho kukujomba ariko noneho cyaranjombye burundu mva n'ahandi narindi ndavuga ngiye kubaho kwanjye birarangiye yarahagurutse ngo reka reka wose umuvandimwe wanjye ntaho muzi ntacyo dupfana wowe washakaga kuririra ibyo bintu kuko numvaga ari we nzaririra iteka mu mutima wanjye iyo mbikuriye nibaza mana ni ukubera iki yanyihakanye ni virusi itera sida urahumura hari abandi batazakwihakana imana ifite abatazakwihakana imana yo mu ijuru irakoze kumpa umuvandimwe kandi ikamuha umubyeyi njyewe ndi mama urakoze cyane aho hantu ncubijemo ibyiringiro ukimara kumbwira ngo uzaze mu rugo nk'ujya iwanyu uri mama iwanyu ntuhabonye ntuzigere ubaza ngo urahari ndagushimiye ibyo bintu ntuzigere unterefone ujye uza ubwira umuzamu ngo nje iwacu ibyo gusa agukingurire nta kukubaza ngo urinde ngo mwavuganye woya ndi umwana ujya iwabo ariko uzajya umubwira ndaje mukwereka mubwire ko ndakorwa ndakumirwa hano muri uru rugo ubwo icyo gikomere rero nibwo mbashije kubona umuntu narira nkaganyira ubundi njya mu buriri bwanjye nkubika mu mutwe nkarira naba ntangiye kurira kuko bwanjye ntuza akambwira atari ko mama wakihanganye ko nanjye ndimo nkura none igihe cy'amashuri cyagera kuko aretse kwiga muri uyu mwaka nibwo ahita ambwira atari ko mama ubu sinzabaho mu buzima nk'ubwo wabayemo ntabwo ari kwiga yaretse ishuri kubera ubushobozi yahisemo ba bantu bajya bamfasha kurihira abanyeshuri dore uyu mubyeyi mubyumve ko umwana yaretse kwiga ubundi wafashe ikibina n'indi ngo akajya ku ishuri wafashe ikibina ni umukuru niwe nafashe ikibina kugira ngo agenda ajye kwiga ndeke kubagumana bombi kuko mu buzima ari ukubaho nta murima turagira duhingamo bafite ubwenge se mu by'ukuri mu itangiriro ryabo ndahamya ko nta umwana nigeze ngira ngo agire amanota mabi cyangwa asubire wageze mu kangahe uwo mukuru ubu yaragiye mu wa 2 segonderi waretse kwiga wafashe ikimina ari mu wa 2 segonderi murumuna we mushiki we ni uri yaragiye mu wa 5 primaire mu wa 5 primaire ni kwa kwiga nabi kwimuka hari igihe byamutakarije ntabwo navuga ko ari amanota mabi yagize byabaye by'ubuzima ko nubona aka kanya nibwo ambwiraga ejo ndati mama nkurikije uko ndakurikiraga imibare byibura imana nigufasha ukabona amafaranga uzanyishyura imashini byibura niga imashini bizandinda kuzaca muri bwa buzima waciyemo oyaziga ejo hatazagira wenda kakazi ko mu rugo njye kugakora nanjye bakingire gutya igihe uzaba utakiwe iyo mbwiye ibyo rero njye nibwo ndushaho gucika intege nkibaza amaze iki imbere hari abandi bana papa wabo bafite mu by'ukuri hari sinzi nimba bafite cyangwa atabafite kuko mu buzima sinahindukiye ntabwo nagiye mfite umutima wo kuzagaruka nagiye mfite inshingano zo kuvuga ngo ngiye kwikodeshereza nige kubaho n'abana banjye ntabwo nigeze nsubira ubwo buzima bwo kuryama ndayiryamye hariya n'iki ndayiryamye hariya n'ubundi bambwiye ko kwikodeshereza umugore wikodeshereza ababaye indaya ariko nshima Imana ko ntabwo n'umunsi umwe mvuga ngo byibura nariye kuko nasambanye izi ni za ngo njya mvuga zubakirwa ku binyoma urwo rwose rwubakiye ku kinyoma rurasenyuka urumva kubeshya umuntu uri umurwayi kuba uri umurwayi ntabwo ucinka amabere ariko wabibwira uwo mugiye kubana akakwakira dufite abantu benshi igihe nakiriye umuntu hano wamaye ubuhamya bw'ukuntu yashatse umugabo urwaye abizi neza kubwo kumukunda akavuga ngo nzamurwaza ubwo rero kuba uri umurwayi wabibwira umuntu mugiye kubana igihe cyose urwaye indwara ikomeye idakira ushobora kwandura yanduza uwo mugiye kubana wabimubwira akabyakira cyangwa ntabyakira ukabana n'uzabyakira igihe cyose rero ikinyoma urugo ruri ku kinyoma igihe kiragera rugasenyuka ariko komera ibyakubayeho bibaho ariko ntibihoraho uyu mama bamuhemukiye ari benshi marene we umugabo umuvandimwe mbese nta muntu afite n'umwe yabwira ikibazo cyiwe nibura ngo amwumve umuntu aramufite ndi kuvuga mbere mutarahura mu bihe bya depresiyo ikintu cya mbere cyicuza icyo ari cyo cyose ni ukumva ko nta muntu wakumva yego njyewe najyaga nikingirana ashyiramo amafilime ngatungwa n'amafilime y'amadesebusiyo
amafilime iyo ntarebaga n'iy'intambara nitinyira abantu bicana kata irasinjya mbireba niyo mbibonye ndahura wereberaga iz'urukundo narebaga iz'abantu batengushywa birukanywe umwana wabo birukana umugore umugabo yirukana umuntu bakubise bakubite mu rugo rwe ibintu nk'ibyo nibyo narebaga nkareba za amour interdit nkareba izitwa za Rosalinda nkareba iz'ama Tanzania iz'aba Nigeria nkazireba we kubera ko numvaga nta muntu wanyumva ariko ni ukwibeshya Imana ifite abantu bakumva none se ko baje kunyumva nari nabaguze nari nababyaye se ahubwo shitani araza akagushuka akakubwira ko abantu batakumva ariko umuntu wese unyumva ujye uzuvuge haba kuyoboka Imana haba ku rugendo haba kurigira neza 30 bazaguseka baguha inkwenene ariko 5 bazakugirira imbabazi ndabizi arabagusetse uri ikigoryi wivuyemo ugize gute ntacyo ntubonye mama wawe ubu se ntubonye n'abavandimwe ndabishimye ni ukuri Imana mujye muvuga kuvuga birakiza niba ari cyanyishe nishwe no kutavuga ntawe urwara ngiye narwaye umutima mbikanombe mu bitaro ibyumweru 2 bama transfer yo kujya kwa Dr Kagame ndabyibuka icyo gihe umukozi Imana yitwa Nshimiye wayoboraga kuri ADPR ku Murindi ubwo afite urusengero kuri Face Center Ikanombe Nshimiye niwe wavuze mu rusengero ngo hano hari umuntu ufite igipapuro ngo hari umuntu witwa Mutesi ufite igipapuro ngo cy'uburwayi bw'umutima ngo nahaguruka habagara amatara y'abantu benshi cyane ndahaguruka arambwira ngo no cyane impande ya bafre nicara iruhande rwa bafre aravuga ati bayivuze kugeza nimugoroba nupfa bakumbaza kuva uwo munsi nuko yamvuye avura ameze nk'umusazi afite kwizera kw'abasazi ni umusazi kuva umunsi uyitukira kuva uwo munsi yaransengera yicaza iruhande rwa bafre byuma birakubita iki arangije aransengera ntangira no kujya mvuga ndabyibuka narwariye kwa Gatsinga njya muri ipo ndagenda hafi kuri 4 Gatsinga akavuga ko ningera kuri 2 ndapfa aravuga ngo uyu muntu ni ikihe kibazo afite atavuga banyigisha kuvuga mpamagara president wa groupe yacu arambwira ati sumu mama byibuze wizera ninde ni mama Melissa mudamu wangamije mama Mary ahuri Imana izakugirire neza iguha ubugingo budashira buhoraho uwo mudamu niwe muntu naririye ku bitugu jowe mubwira umubabaro wanjye kuva mvutse kugeza uwo munsi aranyicaza arangaburira mama Melissa aranyambika akajya afite ukuntu yajyaga areba akabona neza niba naturubuye akabona neza byazamutse akamamagara undi akambwira ati akasohokana abana uwo muryango waramfashije umuryango wangamije Ambroise mva waramfashije baramfasha kugeza igihe nyine bisazi bishiriye akanange nangira kumva n'undi mwana ntangira kumva n'undi mwana bamakazi mba secretary wa company yabo ntangira kumva n'undi mwana ntangira kwiyakira ntangira kumva ari ibintu bibaho ntangira kujya mbireba inyuma yanjye nuko nagiye nyira n'abandi bantu n'abandi badamu bagiye banyorosa abadamu se ubona tuba turi kumwe bitwa bafani ba Tesire ba Liliane abo bose bagiye banyorosa Mutoni mama Nisi n'abantu ntashobora kwibagirwa babanye nanjye baranyorosa ntago wabonye cyagiye banyimikira ubushumba wabonye abadamu bari bandi inyuma mbese burya bakomera ko ntagira gahomba kandi n'umushumba ntiyarabizi baranyoroshe ku buryo umva najya ndagira mu rusengero bakikanga nambaye imyenda yenze cyane aribo bayinyambitse no kugeza ku munsi wo gusengerwa baramva bambundarara kugeza igihe Imana induye amateka y'ubuzima bwanjye baranyimitse bamenyoni y'ubushumba bya bintu byose banyambika kora umusaraba ya minsi mikuru yabaye warayibonye abantu baranwerereye rwose na minister bayigamba icyo gihe yaranwerereye imva biriya birori hafi ya byose buranabinkoreye no kuri Imana imuha umugisha aherereye abantu bose burane wabakiriye ibintu byose byabaye niwe wabikoze urumva arangije ndagenda nta muntu wari uzi ko ncumbitse nabaga Kabeza mu rugo rwa Manuel na Fana niho nabaga ncumbitse kandi baranyubashye Imana bavuga nabi baranyubashye banyuba nk'umukozi Imana barafite inzira imicyumba bita ngo ni kwa pasteur nta muntu n'umwe kwa Fani ariko Fani no barafite icyumba bita ngo ni mu cyumba kwa pasteur abantu bamwe bakamutuka abandi bakagira gute
akabwira ngo mfite misiyo ku buzima bwe urumva kugeza igihe Imana ihindurira amateka y'ubuzima bwanjye ubu nanjye nacumbikira abandi ubu nanjye nagabura abandi ubu nanjye nakwambika abandi ubu nanjye Imana yabinkoresha nkabikora urumva ntabwo nyiri muri ubwo buzima ariko Joe kugira ngo umuntu abuvemo arinda agera ku rundi rwego bisaba abantu bisaba abantu reka nkubwira ibyo wakora byose ubwira Imana iguha abantu kandi nyabantu bafite imitima ya kimuntu bisaba abantu Joe mfite umubyeyi nshaka kuzakora surprise n'ubundi ntazigenda nzayikorera byumve uriya mupasiteri bita mama Chantal aba muri women aba kwa Minyoni ariko asengera muri Ayebeli twarimo tuvugana none afite ibikorwa agiye mu byo kurwanya ibiyobyabwenge uriya mubyeyi yandwanyeho uriya mubyeyi yarangaburiye uriya mubyeyi yaramfashije uriya mubyeyi yajyaga mpesha ibiraka kugira ngo mbeho uriya mubyeyi no mu gihe isi yandebaga nk'umunyabyaha kubigeze kumbatiza amazina wenda y'ikirari biki umubyeyi arangwana akanyereka ko atandebera mu ishusho abandi banyita igihe cyose akanyereka ko nzakomera sha akampamagara sha Joe akansura akagira ituntu ampereza Joe akambwira ngo gaburira abana nigeze kugiwe anzengurutsa mu inzu yose igikoni iki amibiryo kigenda imara yahaye kuri Bazirete numbaze arampfunyikira karoti miki byose urumva akajya ambwira ngo uri intwari uzavamo umugore ukomeye uzavamo umukozi w'Imana uzavuga ubutumwa uzakomeza abababaye buriya biriya bintu mubona ari nibyo kuva kera ahagarana nanjye no mu gihe hari igihe nigeze kwisanga meze nk'umuntu uri wenyine mama Chantal arandundarunda aranyorosa mva Imana izamumera umugisha nzamushimira tuzamukorera surprise tuzamutungura ntaza hazaba hagaze ntaza hazaba ari ariko tuzamutungura muzabimfashe mujye mureka dushimira abantu bakiriho icyo ndakikwemereye rwo tuzagufasha abantu bakiriho hari undi mubyeyi bita Fifi Cameron yari umupasiteri muri Zion yego ndamubona icyo gihe nari mvuye muri Zion ya Gisagara nzi Kigali n'ubundi nabaga I Kigali nkajya njya mvuye I Kigali ndaza ariko uwo nkoze wese ntanyumve mfite ibintu ndi gushinjwa ibinyoma nk'amagana 8 ntafite no wanshinjura namuhamagara ndabyibuka yarafite imodoka nza cyane y'umweru yego ubwoko bwa Jeep bw'Jeep afata imodoka yaza kumfata imvura iri kugwa anjyana muri office ku Gisozi yicarana nanjye ntega amatwi shangira inama ebyiri zitaraga sasi umva zitaraga cyecuru ize ebyiri arambwira utundi nuzirangiza uzambwire kandi koko reka nkubwize ukuri nuhunga abantu zapfa abantu bose si babi abantu bose si abagome si abanyamagambo egera abantu ubuzima bwose Joe ibintu byose mfite no kugeza kuri iki gitenge namwe n'abantu Manu umugisha Cecile aho yerereye rwose muri Canada nubwo udakunda ko mbivuga ariko mujye murekana nabivuge hari no bikora Timotese ntuzamvuge kuri televiziyo muba mwabikoze mujye mureka mbivuge kuko umuntu ushobora kukugurira umwenda urengeje 100 akawukwambika akagukorera ibikorwa birengeje 500 uwo muntu ubundi ngo ndamuceceka ngo ndaceceka ibiki ubu se ngiye kuvuga amazimwe navuze se bagiye bagira neza ni umuntu Apotre Mignoni yikuri 500 atanzi ntacyo twadiringa mujye mwana njya kubwiriza iwe ngewe ajya numira gatuti kiwe ariko se niba ashobora kwikura amafaranga nkayo akambwira ngo Imana iragukunda humura uguza amagambo Mignoni yambwiye yarayambwiye ni mono mama avuga ibi buri ibyo avuga n'ubuzima yego yarayambwiye ndahumura neza numva ntangiye gukira ambwira ukuntu Imana inkunda ambwira jewe buriya nuko nicecekera wenda najya nkunda kuvuga ibintu byinshi cyane ariko ubuzima ndimo uyu munsi wa none n'ubuhanuzi bwa Apotre Mignoni Joe iyi nzu nicayemo si mubeshyera muzamubaza iyi nzu yarayimpanuriye ndyamye hasi bambaze meze nabi arambwira ngo ndi kukubona n'abana bawe babiri mu nzu igeretse nziza cyane irimo amarangi y'umweru nshyashya na Apotre Mignoni wampanuriye amen arabimbwira kandi yabimbwiraga ari no kumfasha arambwira ngo
ngo icyo gihe arambwiye ngo yaryamye ngo Imana imwereka ngo abapasiteri ngo batarapfa mu mujyi wa Kigali ngabona ngo nje kuri liste arambwira ati arugamba aho mbona bari kukunyuzaho ngo urarwaye nta muntu wantakiye ngambwire ngo fasha pasiteri Mutesi ati ntawe jewe n'Imana yasanze arambwira ngo sinjya mpfunyika uzabaze ariko Imana inyeretse ibi n'ibi no hirya y'ibi ambwira ibindi nabyo nzabivuga nabyo nzabivuga rwose nsikari umuhanuzi yambwiye ngo uzaceceke arabivuga nabyo rwose nzabivuga n'ibisohora rero ubuzima n'abantu 100 bazagutuka ariko 5 bazakubwira neza kandi reka mbabwize ukuri aho kugira ngo tuvuge amahomvu tuvuge amanjwe dusebye abantu dutuka abantu shaka abantu 3 bakugiriye neza ubavuge neza byibuze uyu muntu azahumura urumva mvuga biriya ubuzima bwanjye bwagizwe n'abantu harimo abasore harimo abagabo harimo abagore harimo abasaza harimo abakecuru abangiraga inama abambwiraga ngo komera abampaye 1000 abampaye ikiro cy'umuceri cyewe abakozi bo mu rugo bigeze kuza jowe icyo gihe nasengeraga muri ADPR abakozi bo mu rugo baza kunsura bafite niba ari 1800 n'ikiro cy'umuceri barambwira ngo Imana ngo idutumye hano ngo Imana iratubwiye ngo hari igihe uzaba utagisengera muri ADPR ngo usengera ngo ahandi hantu hakorera umurimo w'Imana ngo iratubwira ngo tuze tuguhe ibiryo ngo ngiye ngo ikiro cy'umuceri uyaguhe 1800 ngo kandi tukubwire ngo humura ibihe urimo bizahinduka ubu se ninde muri Imana itakoresha ku buzima bwawe nuri usuzugura n'umuntu Imana izakoresha uvuza abasore n'abagabo wibagiwe abakobwa kandi muri abo bakobwa bawe hari gahunda mfite ikomeye oya ubwo nabo bari ya Kamana twarimo tuganira haleluya ngashaka umushumba haleluya gahunda urumva Joe nta muntu n'umwe Imana itakoresheje mu buzima bwanjye mfite umuntu ndi kurangisha umuntu uzumva iki kiganiro azamba bari niba muzi azamubwire ngo Pastor Mutesi aragushaka akajorite I'm very sorry kuvuga gutyo kuko ndamukunda ariko ndagira ngo base abantu babyumve umuntu wacitse amaboko kajorite ngira ngo ntabwo si n'ikinyarwanda woya ni umugabo wo mu Mutara wacitse amaboko utunzwe nyine no gusaba uwo mugabo yantunze amezi 6 yaje wanjye gusaba icumbi nari mfite inda y'amezi 2 Darlene afite umwaka afite umwaka kuko natwise inda ya Darlene afite amezi 10 niyo mpamvu ubona ameze nk'imanga buriya uwo mugabo araza akomanga ku gipangu mu gikari kumurinda aho nabaga umuntu abeshya ari wenyine akomanze icyo gihe umugabo ajya kumureba amurebye aravuga ngo abantu bose ko banyenye icumbi mwambabariye mukampa icumbi byibuze ry'ijoro rimwe nkabona aho ndara akaje buzacya nigendera ndaramubwira ati ngero ntago mbangaha ati no mu gitondo byuka ngenda ngo uruvugane na madamu aramwinjiza araza ngera imbere ati yewe ati nagira ngo mbasabe mu ncumbikire n'ibiki byose amasuru wa ati ndo mu Mutara ati sagana he aramubwira se pasiteri wawe ninde ati ni Pastor Mangu sanga mu pasiteri n'umudamu we baduhaye nka mu bukwe hano umugabo papa Darlene asanga arabazi aramubwira ati rero vugana na madamu none wamurebye nibuka ijambo mama yigeze kujya atubwira ukuntu ngo Yezu ngo yigeze kuvugana n'umuntu ngo aramusura ngo umuntu irwa yiteguye ngo ategereje Yezu ngo haza umukecuru usa nabi cyane ngo nuka baramubwira ngo mvira mu rugo ngo ngere umvire mu rugo ngo Yezu ngo agiye kugera ngiye bunimona umuntu yicaye hano umona namwiyegereje mwabwirwa n'iki wari ubu ngo ko maze imisi mbwira Imana ngo ingendere ubusubwira n'iki gatariyo yansuye ngenda akazi Uwiteka yansuye turicaranye namwe muvuga basure jewe yanyisuriye niba utegereje kuzabona ibindi ngiye nuko tubonana ari misomo cyane ndangije nibuka ko mama yabivuze mwababyeyi Bibiliya avuga ngo menyereza umwana inzira agomba kunyura amazarinda asaza atarayivamo menyereza umwana inzira iri jambo mama yakundaga kurivuga kuko mu rugo habaga abantu benshi cyane nakuze bacu aba abantu Jowe kugeza isa mama wanjye aracyarera impfubyi n'ubu afite umwana batoraguye ari kurera aba bantu ubuntu wenda mubona nkunda kugira nabukuye kuri mama nakuze rero iwacu haba abo bantu noneho mama agakunda kutubwira izo nkuru za Yezu ukuntu Yezu nyine yaje nitegereza uwo muntu navuga ngo yaba ari Yezu
Jowe twari dukennye Mana nyagasani ibintu byose byadushizeho sinakoraga nari ntwite nararukaga nari ndembye natwariye ibintu ntari bubone urumva dufite amakredi yo mu rwego rwo hejuru turi guhembwa nka bingahe urumva ntacyo rwose Mana ntacyo umugabo yaranyemye yari afite abantu dore ko abantu batandukana bagasebanya ntacyo yaranyemye icyo gihe yari afite noneho mfata wa Yezu ndamufata mujyana mu cyumba cy'abashyitsi urumva twara Jean Marie mujyanamo hani couvrer nziza n'iki nabana akamusasira nabwiruka n'iki katari we none Kajorite nawe ajya hanze mbona ari kubye arakarabye akajya afata kakana kikuba cyangwa se umuntu umuntu ni bwoko nkumva n'ubwoba bwanyishe ndabyibuka nararyamye umugabo bwake yagenda nka 10:10 Kajorite nawe 10:00 yari yagiye noneho nafite ukuntu mbyukira kuri niba turi nsenga uko mbyuke mbura umuntu n'umwe mu nzu mbona bose bagiye nari mfite umukozi wanjye twaga Wizeye wareraga umwana yuko umugabo yagombaga kugenda yari yabimbwiye ko agomba kugenda akase Kajorite yagiye atansezeye kumbe yagiye nagiye kubona mu masako reka mbabwire bana muvuga inzara mutayize muzayimbaza Jowe inzara y'umubyeyi twite wa Kristo mwene Dawidi Mana nyaga ndakwinginze Uwiteka ibintu nibizagaruka mu buzima bwawe inzara y'umubyeyi twite 10:00 numvaga umwuka ugiye guhera nkumva ibishyimbo birahumura nkumva ifritare nkumva inyama nkumva nibishake bikagira ubwo bimumurira nabyo nkumva birahumura tata we nyagasani we nkumva imyembe irahumura ndicaye mu gipangu buriya ntimukarabera abantu mu bipangu mujye munabasengera nari mu gipangu ariko cyuzuye inzara n'ibyago n'amakuba nka 10:20 gutyo n'igice mbona Kajorite arahingutse afite ibikapu bibiri ibikapu bita ngo ni Darifuru kimwe kiraha ikindi kiraha abiteruye atya timwiriwe nuko yivugiraga mwiriwe neza aterega narebye ati mbona sinaba muri Kigali mu rugo rw'abantu nafite ikintu matanga niba mwibuka ko uyu mugabo yari yaje gusaba icumbi ry'ijoro rimwe yari yaje kuba mu rugo ndaceceka mbwira Wizeye ntigenda umwakire Wizeye nawe ubu naramubuze nawe rwose ni nayumva iki kiganiro azambabarira ndamushaka ni umwana w'umukobwa wambwiye ngo sinabana nawe uri umukire ubuke ko ibyo byabaye mvuye gukora muri banke nari mfite imodoka nari mfite amafaranga byose birayoyoka nsigara nsaba 100 uwo mwana twarabanaga arambwira ati nago twabana ukize ngo nukena ngute ndabana nawe kugeza igihe Imana izagusubiriza ubukire urumva ndangije ndamubwira ntimwakira agiye asanga igikapu kimwe kirimo amakara Jowe ikindi kirimo akanusunusu k'umuceri akaro k'umuceri harimo indagara harimo ubunyobwa harimo inyanya harimo amavuta ibintu byose bagiye bamuha bamushyiriyemo arangije aterekaho araza arambwira ati sekunde bazanye ibiryo genda uteke kuceceka ntuzagira ikintu mubwira yewe buriya naceceka twanabana ndi gupfa uruhande rumwe nkajya nkwereka uruzima ariko urundi rupfa bene data Imana itarakuvuga ntuzivuge urumva ngo itubona umuntu akukanya banza ucunga neza ubuze ngo uyu muntu azanywe n'iki umenye kuko hari igihe umuntu azari intumwa ya Satani ari intumwa ya Satani ari intasi akaza gutata amakuru y'ubuzima bwawe ngo ubone uko azajya kuyabwira abandi urabanza ugacunga neza ukareba ko bifite connection divine uyu muntu n'Imana imwohereje Jowe nabwiye Wizeye ntiteka arateka ndangije ndarya mpita nzana utwunzwe kuzuru twa mugore utwite ndiruhutsa Kajorite n'ejo buracya ubu mbabwira Imana izi kugenda ikagera aho utagera ikabwira butabwira ikabemeza ibyo utabemeza ikabaka ibyo utabaka ikakuzanira ibyo utakwizanira ikaguha ibyo utakwiha nabonye Imana mujye murekera aho ngaho Kajorite yaragiye ajya muri Kimironko babagore beza bacuruza imbuto murakabyara murakarama Imana izabahezagire kumbe ngiye mu masengesho yanjye ko nsenga buriya nsengera abapolisi ngasengera abasirikare ngasengera abarimu ngasengera abaganga ngasengera abanyamakuru ngasengera buri muntu wese mu rwego rwo ndamusengera kumbi ba bantu nasengeraga
amasengesho nasenze yari buzangarukire mu buryo bundi ntabizi. Kumbi abantu nagiye nsengera batabizi, umva bakamuha bya bi orange byiza, abamuhaye pome, abamuhaye imyembe, abamuhaye za mandarena, dore ko ibintu byari bikiriho, umva abamuha none bagira rwa muhana za nido, bakamuha amata yandi y'amakubitano ngo guki. N'umugabo mwiza muzamubona niba atari marayika ko kari umuntu nkazamubona. Naramubuze. Mwese muzamwitegeza afite imisaya myiza, ateye imbabazi, ubona ari imfura, ubona wamuha ibyo ufite byose, ukabona uti nta maboko yacitse, ubundi ari umuntu w'umugabo yakora. Kandi aroroheje mu mutima ku buryo ibyo ufite byose wahita uvuga ute akira nibi bijyanye. Bakamubaza ati se ufite abana? Yego ndabafite. Ubwo ni Darirene na nyina na Wizeye. Ndavuga ni ibi bintu sinzabibwira umugabo amenye ko dutunzwe na Kajori. Ya mana nyagasani sinamenya naho mbyerekeza yanyica. Akajya mumugara semeze tumeze neza nta kibazo dufite. Kuko nyine yazi ko iwacu bishoboye akagira ngo bampaye amafaranga. Ikindi nari narashingiwe n'abantu bakomeye bajyaga baza kunsura bakanzanira ibintu. Bure yaravugaga tubwo umugore atari kurira, atari gutaka ubundi umugabo uramuhamagara kambwira uti bimeze nabi gutya, kumva nahamagara ukwezi kwa mbere akavuga ati rwa rugo byaje kwemera, buriya byaremeye, buri wabo bamugezeho byibuze. Kuko no muyomba wanjye yageraga gutya kandimbiramo, giye mfite muyomba utarantereranye kugeza iyi saha. Noneho rero ndangije Jowe ukwe icyumweru 2 3 4 5 noneho Kajori taragenda aradepa inzu. Hano twashyira umuceri ngo witwaga byabuze icyo gihe, tukahashyira n'uwitwa byabuze, tukashyira n'umuceri witwa byabuze. Mwari rero sakoshe muri me telefone hari hano umuceri witwa byabuze icyo gihe. Kanda ku ruhande hari n'umuceri witwa byabuze icyo gihe. Urumva hari imiceri y'ubwoko nka bungahe byose bakagenda bamuha, nkagenda ndepa. Jowe amuhaye ibishyimbo, abamuhaye indagara z'indundi, abamuhaye buri wese akamuha. Ndagenda mva nariye amafi, nariye inyama z'ubwoko bwose, umva nariye inkoko. Nicaye mu rugo mu gipangu, bakabona umugore arimo arabyibuha, bakabona arimo arasa neza. Noneho Kajori turanyitegereza, akajyaza akampa n'amafaranga bamuhaye ngo nyabike. Ti wowe yambikire. Kandi n'ujya ushaka akantu ujye ugenda ukarya. Nari naratwariye brochette iriho urusenda. Iri urusenda na fantasy turi konje. Umva buri mugoroba nari nyabyaga nkajya muri Sunrise Bar. Bakambona nje buri mugoroba mucoma yitwa Biregeye. Agahita sigaho urusenda yitwa Biregeye. Brochette yanjye yabagizwe. Urumva ndicaye nta kazi karahagaze, ubuzima bumeze nabi, ariko Kajori aranunza amezi 3 ashize arambwira ati yewe ati ngiye kujya mu rugo nje kureba madamu n'abana. Bitandera ndavuga nti yewe amatara agiye wa mugano wa Kanyombya, atamatara agiye akina ko umubebe. Nkajya mvuga ntarabijyanye byose reka da. Yarabisize byose arambwira ngo nimuha amafaranga. Nyamuhaye nayo akayacamo 2. Agatwara kimwe cya 2. Andakayansigira. Aragenda. Nyuma y'ukwezi kumwe arongera aragaruka. Niba mubyibuka neza. Asanga yenda amezi 2, 3 bw'abaya 5, ukwezi kumwe aragarutse ubwo ntaba ya 6. Kajori tabaye wanjye kundi kwezi. Noneho akajya avuga ati aterega mfite umwana n'umudamu wenda kubyara. Jowe bakamuha imyenda y'umwana, bakamuha ibitenge, bakamuha imyenda y'uruhinja. Ahagiye gusaba hose bakamuhereza. Kajori taraza arandundira. Amezi 3 ashize aterega ati mbona umukobwa hana ndeba nabi. 3 ntiyuzuye. Kajori tabagigendeye ngo agende, umugabo wamuhaye misiyo, filime y'ibyago n'amakuba n'ubukene no kusonza no kugira gute yizinga gutyo. Samezi 9 ubwo ni hehe Imana itanyura. Abantu usuzugura babitse ibintu byawe, yewe mujye mureka mbabwira Imana nabo. Urumva uwo muntu araga n'abantu, umuntu uzambonera uyu mugabo azambwira ati Pastor Mutesi ari kukurangisha aragushaka, n'uyu mukozi twabanye Jowe karya ngo nuwahe tuzamenye n'uwo mu Mutara Pastor mama yabamo
ndamuzi yitwa ndetse kuko ntabwo nibyibuka izina sinibyibuka subwo wowe kwaba twazamubonye nuko nanjye niba ari umuntu niba ari Yezu niba ari marayika ntabwo nge ndemera ko yari n'umuntu kivuga se kundi uyu muntu yabagaho ni intumwa y'Imana bari iki ariko Imana imbabare nkabona Kajorite namukorera umunsi mukuru umuntu wagiye kunsabira akajya nsabira nkarya akansabira nkanywa ndi umuntu wize reka mbabwize ukuri imibare y'Imana reba umuntu wacitse amaboko agatunga umuntu ufite amaboko umuntu wacitse amaboko akagutunga warize nta kazi umuntu wacitse amaboko akagutunga Darirene yaragiye amera neza Kajorite akajya ataka Darirene yamubona agatega amaboko yabagazanye imbuto z'ubwoko bwose imigata amandazi nta kintu na kimwe abantu batamuhaga urumva rero systeme yadutse ngo bari abantu ngo baha amafaranga bakayajyana kuzimu ariko ubundi kuzimu niyo buriya mwambwira waherekana bajyana amafaranga avuye muri Beneri ni systeme ya shitani yo kugira ngo tudafasha abakene uzayamuhubwira Imana ngo yaherekeze ariko wasanga wa wundi wanga gufasha ari gusabira Mutesi wo mu gihe nk'iki ngiki tutazi ngiye nitungiye na Kajorite mu gipangu dukinze nta muntu uzi byanjye bakabona mbyibuha nsa neza kandi ajya kunsabira kazana na papa Darirene ubu buhamya yarafite abana n'umudamu mu Mutara yego ko akajya kubareba na papa Darirene ibi bintu yabimenye ntanze ubuhamya kuko yajyaga ambaza ati se ati ni Kajorite rega ntaracyari mu rugo ati subona ibyo umuha ntego ntararya nta kibazo nakwirukanye iki mbese ko numvise ari umuntu usiranye na wa mupasiteri waduhaye inka agaruka bijye kumenya ubwenge ibintu byose ntago babivuga none so mupasiteri we nuwahe wabaye baceceka ni umupasiteri wo mu Mutara witwa Manywa ngo tuzamuhereho tumubaza Kajorite yitwa pasiteri yabone ku muntu wabuze uno mugabo pasiteri Mutesi ari kurangisha rwose ndabinginze mwokabyara mu mbare nimero yira yaduze ku kiganiro mu muhamagare pasiteri mu barangire rwose n'umugabo uhamya bwumvisha uko mbutanze yarasika ari umuntu twacumbikiye w'imbabare akumva ko wenda bene wacu bamfasha Marena mfasha cyangwa bashingiye bamfasha akumva ko iwacu bamfasha kuko mama wanje rwose we na nisa jowe uziko mama wanje aherutse kuza nimbago bakamutwara akamugeza hano nkabona yinjiye hano n'ibiro 5 by'umuceri ntavuze soko uyu mubasi umukecuru azamenya ryari ko nakiri umwana 5 by'umuceri mu gafuka yinjiye ku mwana waje gusura umwana we urumva rero ni umubyeyi waba ufite waba udafite umubyeyi abona ntacyo ufite abona kwiriye kuguha iteka anije yaguha no mubyo wamuhaye ariko akumva ko aguhaye so rero we yumvaga ko imiryango intunze yahehe ni Kajorite wari untunze niwe wangaburiraga nubwo yumvishe nta ngomya aravuga ati kosha uri umuswa ati biriya bintu byabaye ati burya Kajorite niwe wari ubatunze nanjye nzi ngo urugo ruraho kumbi mutunzwe na Kajorite urumva mbega iyi ni story ikomeye nawe yabyumvisha nyine irimo n'ubuhamya bukomeye cyane rero nta muntu Imana itakoresha ku buzima bwawe ntugasuzugura umuntu ntawe Imana itakoresha byibuze nako kaba gaciye ngiye wahongeza ndashimira abantu uwo nibuka n'uwo ntibuka uwampaye amazi uwambwiye ngo komera uwampaye 1000 mbabaye umuntu wese ndamushimira cyane iyo mva Imana yakoresheje abantu iyo njya Imana iri gukoresha abantu jowe no kuba ndi guseka umunsi wa none ariko hari ibintu mbabwira hari ibintu Imana itazakora bigomba gukorwa n'abantu Imana yajyaga imbwira ngo mwana wanjye ngo uzaseka ngo uzagira gute nkumva n'ibindi bizanyirigita ariko hari amagambo Imana itabwira Mutesi ukeneye ko yabwirwa niko bimeze urumva ari amarangamutima Imana itagira agomba kugirwa n'undi muntu w'umugore cyangwa w'umugabo ariko akayambwira akagira ibyo asohora mu kanwa ke akabimbwira umutima wanjye ukanezerwa uyu munsi wa none utudutwenge kukwisetsa akagapo keza mureba n'abantu inyuma hari umuntu buri byahorano babyihishe inyuma arabyihishe kandi rwose Imana ibaha amahoro Imana ibaha umugisha Imana ibagire neza igihe cyose ndabizirikana Kagame Charles aherutse kuririmba aravuga ngo mwana wanjye nubona isi gukomeye amashyi uzibuke bya bihe wabayemo nta n'umwe ukuzi mwana wanjye nubona ubuzima bugenda neza hindura isengesho ryerekeze mu mihana y'abandagaye uzature ngo sijye uriho ni data wenyine wahawe ikaze muri jye maze utegeka umutima wawe kureba iby'isi nk'igihombo
utoza akanwa kuvuga ibifitiye abandi umumaro. Avugamo akajambo ngo umutima wakira bababaye, amatwi yumva bihebye, mwana wanjye jya wicarana nabo roheje. Pastor, ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru ndafashije kamavuze icyo Imana iguha ubuntu bukaguha abantu bakaguha ibintu. Niyo principe nkunda kuvuga, ibintu bikaguhindura. Iguha ubuntu bukaguha abantu bakaguha ibintu bikaguhindura umuntu. Akora ko kiyongereye. Pastor, duhere uwo mubyeyi ubutumwa bwa nyuma, ijambo rya nyuma, nurangiza uranamusengera, ubundi turaza tugana ku musozo w'iki kiganiro. Joel, ubutumwa bwa nyuma naho uyu mubyeyi navuga ko ari ubwa mbere, agari ubwa nyuma n'ubutumwa bwa mbere nako. Kuko ubu turatangiye nge nawe ntabwo dusoreje. Ndavuga mu iki kiganiro. Icyambere ndagushimira ko watinyutse. Ndagushimira ko watinyutse ukavuga. Ugasanga akamana ntabwo ari wowe, ni Imana yabikuyoboyemo. Kabiri, humura ntabwo uri wenyine. Gatatu, Imana ifite abantu bagifite ubumuntu. Imana irabafite pe. Iki gihugu gifite abantu bagifite ubumuntu. Iyi si ifite abantu bagifite ubumuntu. Abantu bose ntabwo bakwanga, Shitani yarakubeshye. Abantu bose ntabwo bakunyega, Satani ni umubeshyi. Ugiye nuve ko hari abagukunda uzi n'abagukunda utazi. N'imbere hari abandi sibyo. Wari n'abazansaba ko tugusura, ugende witegura ukubura umenye ko ugiye kwakira abashyitsi, sibyo. Kandi Imana igiye kukugirira neza, nawe uzayigirira abandi. Hari Imana igiye kugukura, nawe uzahakura abandi, sibyo. Imana ni guhindura ubuzima, uzagerageze byibuze nawe kugira undi wabuhindurira, sibyo. Hanyuma gira neza ifite abagira neza, ifite abagira neza ndetse benshi. Ubu ni ubutumwa bwawe, sibyo. Ubutumwa buturutse kuri gira neza, ubwo gira neza nabagira neza. Uyu muntu yanze ko muvuga izina, arambwira ati oya, Uwiteka arabizi ko mbikoze. Imana imuhumugisha mu izina rya Yesu. Uwiteka arabizi ko mbikoze. Uyu muntu atangije ubuzima bw'ibyo kurya ku buzima bwawe. Inzara ntizongere kukwica. Kandi utwo dushinga wumva wakora, Imana iratuzi kandi ifite n'abo yakoresha. Uhumure nturi wenyine, ukomere kandi ujye utinyuka. Ubwire n'abandi batinyuke kandi ubabwire ntibakumve ko bahawe akato. Oya, udafite ubwandu afite intimba yo mu mutima, udafite intimba afite umwana wamunaniye, udafite umwana wamunaniye afite umugore wamunaniye, udafite umugore wamunaniye afite umugabo wamunaniye, udafite umugabo wamunaniye yarahombye. Isi yuzuye ibibazo, abantu bose ureba nabikomere byigendera. Ntiwumvira ko ari we wenyine wuzuye ibibazo, nawe undi waguseka, nawe afite undi uzamuseka. Abantu ntibazongere kuguhabya. Ikindi, ndi mama wawe, hano ni iwanyu. Naba ndi mu Rwanda, naba narahavuye ntacyaba, ndi mama wawe. Jowe, umupasiteri umwe bita Tugirimana François Xavier, sinzareka kumuvuga, yambereye data aranshyingira, sibyo. Ndabyibuka ahagaze mu rusengero aravuga ngo uri umwana wanjye, afata Bibiliya aravuga ngo ninkwibagirwa Imana izabimpore ndetse bikabije. Hari 2014 Jusqu'à kugeza iyi saha ubu tuvugana, François aracyari papa. Ngira gutya nkabona umuntu anzaniye amadolari, ati ni François yampaye ngo nyakuzanire. Ngira gutya nkabona nk'umuntu arambwiye ati iyi nimero ni yawe, ati hari umupasiteri twa Tugirimana François Xavier Rever, ati uyoboye itorero Igisubizo muri Arizona, cyangwa ndakubwira ko nzajya kwirebera papa jewe bakagira ngo ndababeshye. Ati yambwiye ngo ngubu ubutumwa. Nkumva mbese ndanezerewe kuba isezerano yansezeranyije atariteteje agaciro. Nanjye sinzaritesha agaciro. Ndi mama wawe, nzaba mama wawe, Yesu Kristo. Naba mfite naba ntafite, ndi mama wawe, sibyo. Kandi niba ndi mama wawe ufite abavandimwe, no guhera kuri aba bose n'abavandimwe, sibyo. Ikindi, ntuzigere ubaririza amakuru yanjye. Ujuza nta mwana ubariza amakuru y'umubyeyi, umwana azi wabo, sibyo. Hariya ni mu gikari, hano hari igikoni mu nzu, hari n'ikindi hanze.
hejuru hariyo n'icyumba cy'amasengesho waza ukaryamamo ukavuga uti ndarindira mama wanjye ntabwo njya ngifunga cyo urumva ukandindira sibyo naba ntahari naba mari nuba uri kurira ugize umbwira uti nababaye tari umuntu wambwiye nabi uzongera kubwira nabi uzambwire ntagira wongera kubwira n'abazambwire sibyo uzambwira umuzongera kubwira nabi uzajya umbwira gusa uzabure icyambere nzaza ndire kuko ndumva ko ntawe uri inyuma yanjye oya humura uri murankoba cyangwa uri muranseka numva ko arimo arambwira ngo dore uko kimeze kiriya cyagiye plus azagira yongera kuntukira umukobwa umva umwana wanjye apfa igiti agapfa ibuye ntazagira umuntu wongera kuntukira umwana ibyamubayeho bibaho nawe byakubaho Theo yararimbye aravuga ngo ibyago ntawe itoranya utagira ngo byaragusimbutse ntazagira wongera kumbwira umwana nabi ndetse si nawe gusa n'abandi bantu bose babana n'ubwandu ntimuzongere kubatoteza mubabwira nabi ntawe uhitamo uko azamera kandi twese tuzabwa inkondo dutabarutse ntawe wamenya akira ubutumwa bwawe uhereye none mvumenye umwuka w'ubukene mu izina rya Yesu natuye ubukire mu biganza byawe uko wakiriye aya mafaranga uko ugiye kwishyura ririya deni ntuzongere kuba umunyamadeni ugenda uhaha urye kandi uhereye none imbabazi z'Imana zikubeho agahinda gashire Imana iguhuze n'abantu benshi bagufitiye imbabazi mu izina rya Yesu Kristo amen. Urakoze Imana iguha umugisha pastor nukuri icyo kuvuga no kubwira Imana ngo nyikwereke gusa uko ushimye ko impaye mama nukuri numvaga ko haba mu gitondo haba ni mugoroba ni tariki 30 numvaga ko bagiye kuza kuntera nukuri Imana iri mu ijuru mbese wagutera ibirebe nukuri kandi subizaho ukuye umugisha nukuri te mama nanjye mfite abantu nababwira ni munyishyura ideni ry'umwana se niba ryishyuye ubundi munamushingira ubuzima nukuri kose perego ibintu naba niko bimeze wow ngira ngo mwabyumvishe bakunze ibiyobokamana TV ndetse n'urugendo TV Imana iguha ubuntu bukaguha abantu bakaguha ibintu bikaguhindura umuntu reka dushimire cyane Pastor Mutesi waduhaye uyu mwanya nukuri wemera guheka abantu nk'aba ngaba Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera b'Imana bakora iguhereza umugisha cyane kandi nta gahunda yo gusa yo kugwisari cyangwa gucogora ntabwo uzabura gusarura wakoze cyane kuduhereza uno mwanya uyu mumama hari abantu benshi bashobora gushaka kumuvugisha mu buryo butandukanye nimero ya Pastor Mutesi iraba yanditse ku kiganiro uwashaka kumubona kumuvugisha kugira n'ikindi yakora mu buryo butandukanye yavugisha Pastor Mutesi kugira ngo ineza y'Imana baramugurira na telefone ifite WhatsApp mwareka tukayimugurira ntihenda kuva kuri 80 umuntu yayibona niko bimeze akagira nawe akagira abantu bamuvugisha nawe n'undi mwana akagira bamubwira ngo komera akagira bamuhamagara umuntu yamugurira telefone okay Pastor mwakoze cyane rero Imana ibaho cyane urakoze nsoza ndatumira abantu mu giterane kizatangira tariki 21 cy'amasengesho y'iminsi 40 ari kubera muri Shiro Nyamirambo hariya hahoze Mount Kenya cyangwa na Tracom ibintu nk'ibyo yego ngiye kumara icyumweru nigisha ijambo ryiza rikomeye cyane uvuga ngo wowe n'inzozi zawe mu rugendo rwo kugira ngo Imana irusohoze kugera kuva kuri wowe kugeza kuri wowe uzaba umuntu ukomeye kizatangira uzabwiriza ryari kuva kuri 21 kugera kuri 27 okay niho ndabandi hanyuma hari n'ikindi gicaniro kiranga mu Giporoso kuri Nazarene buri wa gatanu hari amasengesho meza akomeye cyane yawe na Prophet Claude no kuwa kane habarandi ya Bishop Ernest urumva mbese dufite umugisha mu mwara utagatanze aho hantu giye kinini nkunda kuba mpari ujye muza dusangira ijambo ry'Imana wow ngira ngo ni byiza tuzajya tugenda dukomeza kubivuga mu biganiro ndetse kugira ngo tubwire abantu b'Imana baze gusenga mwakoze cyane Imana ibaho umugisha